Nongeye kubasuhuza mwe mwese mukomeza gukurikirana amakuru ya Rio World News 250 ndetse n'ibiganiro bitandukanye tubagezaho. Gusa mbere yuko dukomeza n'iyi nkuru twabateguriye, niba utarakanda subscribe kuri YouTube channel yacu ariyo Rio World News 250, reba munsi gato y'iyi nkuru ukande ku ijambo riri mu ibara ritukura, uhite ukanda no kunzogera irahita iza imbere yaryo kugira ngo amakuru yose tubagezaho ajye ahita akugeraho aka kanya. Dore byinshi wamenya bitandukanye ku mukobwa witwa Kabagema Laila ukomeje kwanikira abandi bakobwa bahatanye mu irushanwa rya Miss Rwanda 2021. Uyu mukobwa witwa Kabagema Laila yanze kurekura ku buryo ari we mukobwa ukiri imbere mu majwi yo kuri internet no kuri SMS kuva amatora ya Miss Rwanda 2021 yatangira. Ni umusaruro avuga ko watanzwe n'ikipe ngari mushyigikiye isimburana uko bukeye n'uko bwije. Uyu mukobwa afite nimero 11 mu irushanwa rya Miss Rwanda 2021. Kugeza ubu afite amajwi arenga ibihumbi 150 kuri internet. Anafite amajwi arenga ibihumbi 21 ku butumwa bugufi cyangwa se SMS. Kuri SMS afite amajwi ibihumbi 156 ukubye n'amafaranga 35 agenda kuri SMS imwe umuntu yohereza. Bigaragara ko hamaze gutangwa amafaranga agera kuri miliyoni 5 n'ibihumbi 476 n'ijana kuri Kabagema Laila wenyine. Ishimwe Sonia we afite amajwi ibihumbi 142 na 800 kuri SMS. Bivuze ko Kabagema amurusha amajwi ibihumbi 13 na 662. Kabagema Laila numwe mu bahagarariye umujyi wa Kigali mu irushanwa rya Miss Rwanda. Ntasanzwe azwi mu ruhando rw'ibyamamare ku buryo byaba ari byo byamufashije gukomeza kuba imbere mu matora ya Miss Rwanda. Afite umushinga ujyanye no kugabanya impfu z'abana bapfa batarageza ukwezi bavutse. Yabwiye Inyarwanda dukesha iyi nkuru ko afite amatsinda atandukanye amushyigikiye muri aya matora, harimo abo biganye mu Rwanda n'abo bigana mu mahanga. Avuga ko uko bwije n'uko bukeye hari itsinda ryemeza kumutora kuri SMS n'irindi tsinda rimutora kuri internet. Arabashimira cyane kuko bashobora no kuzamugeza ku ikamba. Yagize ati, nta kintu kidasanzwe naba narakoze usibye ubufasha nahawe n'abavandimwe banje ndetse n'inshuti n'abandi bantu bambona bakantora, ariko nta kindi kintu gihambaye naba narakoresheje. Akomeza agira ati, amatsinda nshyigikiye ntabwo yabura, ndayafite, arimo inshuti zanjye zinshyigikiye bambwira kudacika intege, ariko nta rindi banga nkoresha. Hari itsinda rimwe ndimo ririmo inshuti zanjye twiganye no hanze, rero baravuga bati uyu munsi abiga hanze baragutora kuri online, naho abo mu Rwanda baragutora kuri SMS kugira ngo twese tuzamurane. Kabagema avuga ko abamushyigikiye bajya inama y'icyo gukora. Rimwe abari hanze biganye bakiyemeza kumutora kuri internet, abari mu Rwanda bakiyemeza kumutora kuri SMS. Undi munsi abari mu Rwanda bakamutora kuri internet, abari hanze bakamutora kuri SMS. Uyu mukobwa avuga ko atazi neza umubare w'abantu bamutora ku munsi, ariko ko azi neza ko afite umuryango mugari umushyigikiye muri aya matora. Akavuga ko afite icyizere cyo kwinjira mu mwiherero adahatanye, ariko kandi ngo bitabaye yiteguye guhatana n'abandi. We avuga ko ari amahirwe yagize kuko afite abantu bamushyigikiye muri iri rushanwa. Uyu mukobwa avuga ko afite icyizere cyo kwegukana ikamba ashingiye ku myiteguro yakoze mbere y'uko yitabira iri rushanwa no kuba yujuje buri kimwe cyose gisabwa kugira ngo umukobwa abe nyampinga. Uwo mureba niwe Kabagema Laila, umukobwa ukomeje kwanikira bagenzi be rwose muri iri rushanwa rya Miss Rwanda. Uyu mukobwa yiga ibijyanye n'ubuvuzi muri kaminuza ya Medical University of Warsaw muri Polonye, mu gihugu cya Polonye hanze y'u Rwanda. Kandi Kabagema yavuze ko abantu barenga ibihumbi 30 bashobora kumutora kuri SMS ku munsi. Akizeza abamushyigikiye ko atazigera abatenguha na rimwe.
Mukomeze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo amakuru yose tubagezaho mujye muhita muyagezwaho ako kanya akimara gusohoka.